Yo higura nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa 9 z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Ndabasuje inshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi. Ngikibagezaho ndi Amandine. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza ku bintu bitandukanye, muziko tugaruka ku bugeni, ubusizi n'ibindi bitandukanye mu buvanganzo nyarwanda ndetse n'ibindi bibishamukiyeho, yaba abahanzi. Ubuhanzi nabo ni kimwe mu bice biba mu buvanganzo. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kijyanye n'ubuhanzi muri rusange. Turi kumwe n'umuntu w'inararibonye ukuze, uzi umuziki wa kera uko byakorwaga ndetse n'ubu ngubu. Icyo gihe kuva byatangira ari kureba uko bikorwa ubu ngubu, na kera yari ariho azi uko byagendaga. Ajye kutuganiriza atubwire uko abona umuziki muri rusange ubu ngubu uhagaze agereranyije na kera. Muraho neza? Muratangira rero mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo baze kumenya umumama turi kumwe cyangwa se umubyeyi umuntu kintu wahehe. Batubwira. Iwacu ni Nyabisindu. Aha nitwa Sabura. Ariko nyine umuco mbona uriya mwana. Ubona gute ubuhanzi bwo mu Rwanda uko bumeze? Dusanga ari bwiza kandi tukumva ko bwadutse imbere. Ariko ubundi kera n'izihe mbyino mwajyaga mubyina? Kera twajyaga tubyina, twabyinaga mu kuyangondo, uramba. Ndirimbiramo nka kamwe Muririmbiremo kamwe ariko byaterwaga gutera, hari ibitero bigize, sibyo? Noneho mu kuyangondo nangwe urwenge, baravuga uti n'urwenge rwoshye ngoshye, none urundi rwasasa biragoye, sasa biragoye ngo muhinde, yeko yahindura impende kandi agahindura urugondo n'umuhera ushema rwanda. Mbega impama rwamba wiriwe hehe kandi aho nibiwe nahuye, sekera museke wabeza kandi umuseso wabariwe. Ariko ubwo si ibitero mvuga, ubwo noneho ni Rurenge. Iyo yitwa Rurenge? Iyo ni injyana yaririmbwaga kuri ubu siracyaririmbwa? Ariko noneho kwikiriza Rurenge rwaje ubwo nshyizemo igitero, inyikirizo ni mbere indirimbo yari nziza cyane. Kuri ubu ngubu hari ahantu ujya ubona bakiririmba indirimbo nk'izo. None se ni iki kibazo? Nkatwe twabiteraga, noneho rero ukavuga uti imigina migari ya Rutonde, umurarwa w'amagana impinga ndende, dore iyacyurira avuze icyuma. Ibyo ni ibitera ariko abikiriza barimo kwikiriza, barimo nabo bagenda bikiriza kwa kundi. Iyo akaba ari imbyino bagendaga baririmba. Noneho tugereranyirize rero mu mvugo ugereranyije iyo mbyino mwabyinaga kera, kuri ubu ngubu ni hake bayibyina, uretse wenda mu matorero atandukanye yishyize hamwe, ariko ugasanga mu miryango ibyo bintu n'ibikorwa. Mwataramaga ryari ubundi? Twataramaga twatashe, twataramaga umukobwa yakora. Ubwo numva ntabwo si inzoga zahiye,
abatubyara bakaba bahishije inzoga bagateranya abana bakajya mu gitaramo mu nzu ko bagataramana na se n'inshuti n'abavandimwe rero bakaba bigatuma babyina ibintu byose. Kera tujya twumva mu mateka ko abantu bizihirwaga bakabyina bagatarama abasaza abakecuru ubu ngubu bimeze gute ubona bigihari nta bikihari si umuco wacu nturi gucika ubona umuco wacu utari kugenda ukendera urashira ubu se niki twakora kugira ngo umuco wacu ugaruke ibintu abantu babiririmbe imbyino tuzibyine dukomeze twizihirwe nk'uko kera byakorwaga ubundi busanzwe bagira ubu tuvuge ngo inteye imbyino wenda nzanye mu bitero bya kera sinshoboye guhunga n'ibyo sibyo noneho ngakomeza ibya kera urumva nakubwiye rurenge ariko umurorwa ugira ubuntu birakubuye ugera urabukwiye kuba buto guha kabare wa rwigegenzi sibyo abikiriza bayikiriza none se kuri ubu noneho ubwo ubibona gute imbyino z'ubu ziri kwaduka hari izo bita hip hop hari izo bita R&B n'izindi zifite amazina y'abanyamahanga atandukanye izo zibona gute ese barahuye cyawe tukabibona twabifata uko tubibonye none se ubu wavuga uti inka kera baba bakushije bavugaga imbyino yabyinwaga bakiri bavuga uhora mundu we mundu ziravugurwa naga ubwo noneho ababyeyi bakavuza inka yinjiye ubuse hiracyari umuco wacu uri gushyingura ubuse ntitwasaba abantu babishinzwe yaba bari mu nzego z'ubuyobozi kuko nabo bagomba kugira uruhare mu bidukorerwa kugira ngo umuco wacu urusheho kuwuteza imbere ugaruke ese sibyo cyabavuga uri umuturanyi wa François Nsengiyumva n'umuhanzi w'umunyarwanda nubwo bwose atangiye umuziki asa ngaho akuze ariko n'umuhanzi nubwo yabitangiye kera ubu ngubu nibwo abantu benshi bamumenye indirimbo aririmba ubibona gute rwose abenshi bo twari tuzi ko nari twari tuzi yuko rwose sabiye kuko wabonerwa vuba iwacu hakaba hari Nyabisindu hamwe n'agacuba mbega mu kagari k'agacuba namwe ka Nyabisindu tukaba dutuye hafi y'amashuri ya Nyabisindu indirimbo mboze ujya uzibyina ushaka kuzibyina ujya uzumva ni igisupusupu ni igisupusupu uzi yari yajyaga aririmba yitwa Rwagitima urayizi ni ukuyumva gutyo wumvise bimeze nagera kuri radiyo ntabwo bya bindi bicana nkaba narageze namureba nkasanga ndamwumva ariko ubona ibyo akora byateza imbere umuziki nyarwanda nkabona ni byiza gira ikintu ubwira abato rero bagukurikiye ku bijyanye no guteza imbere umuziki cyangwa se ubuhanzi muri rusange n'ubuvanganzo ese ubwo bahanga tuvuge nk'ibyo biterana bwacu sibyo bahanga uwahanga azi kubitera sibyo yabitera bikemerwa ntibyakwemerwa se ko nta kibi kirimo n'ubundi habaga harimo inyigisho amazina y'inka nk'uko nagendaga numva ubivuga byaba byiza se cyangwa ntacyo byakundira ibigo byaba byiza umuco nyarwanda ugarutse waba ari mwiza urakoze cyane umaze kwiyumvira umubyeyi tuganiriye atubwiye byinshi ku bitandukanye n'ukuntu aririmba neza azi kuririmba aracyagorora ijwi akabasha kuririmba zanjyana kera baririmbaga cyane ko ubu ngubu ubona bihariwe mu matorero gusa ugasanga mu miryango n'ibikorwa kandi nyamara umuco wacu wakagombye kwaguka ugakomeza ugakura nubwo bwose ukura hazamo n'indi y'amahanga ariko nanone ya gakondo yacu nticiye ya gakondo yacu abantu ntibayite ngo bajye mu by'abandi bajye mu bya ruzungu bajye mu byo bitaga ikinyana hariyo bitaga ururamba hakaba mu kurangura hakaba n'ahandi sibyo
hakaba n'iyo bitaga uruyange. Ubwo urumva izo mbyino zose zabagaho tukazibyina tukazitera aho ubukwe bwatashye mu gitaramo nk'icyo ugasanga ni byiza. Ubuse nk'abakuru nimubura aho mutaramira ubu nkamwe abantu bakuru ntabwo mujya mubura ahantu mutaramira ubu ngubu abandi babishoboye bajya mu tubyiniro bakajya mu tubari mwe nimubura aho mutaramira ubu wavuga n'iyo ubivuze n'iyo wiyicariye icyo ukavuga uti ubwo ni ururamba ururamba cyambara ntabaho abandi bakaba baranivura bikiye sibyo babivuze bakwita umusoro kandi wumva ko biryoheye amatwi wumva ko ari umuco wacu wumva ko ari indirimbo zacu cyane indirimbo zacu ntizigarurwe rero umuco wacu wongera ugaruke cyane umuco wacu ntugacike umuco wacu ntugaruke. N'ikiganiro Higura mwumvise ibitekerezo by'abantu bakuru ni abasheshe akanguhe kuri twebwe baraturuta tugomba kumva n'inama zabo kugira ngo niba babona koko ko umuco nyarwanda uri gucika bitewe n'ibindi biza by'amahanga ugaruke. Indirimbo zacu za kera imbyino babyinaga zigaruke zikomeze ziririmbwe zikomeze umuco wacu ukomeze usagambe nihaza n'ibindi bizire ku muco wacu nta gicitse. Na Amandine n'ikiganiro Higura ni kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu aho duhemba abantu batandukanye buri munsi tukabaza ikibazo haba kuwa mbere ndetse no kuwa gatatu hanyuma tukaza duhemba abatsinze neza cyangwa se abahize abandi. Uyu munsi rero ikibazo turi buze kubaza ni ku muhanzi François muzi ko turi kubabwira muri iyi minsi dutegura ya ndirimbo ye irasohoka muri iyi minsi muraza kutubwira Nsengiyumva François indirimbo ze yasohoye ni indirimbo ebyiri muraza kutubwira izo ndirimbo zasohotse ku yihe tariki buri ndirimbo itariki yasohokeyeho hanyuma muratubwire inshuro zimaze kurebwa. Ukireba iyi video utubwire inshuro zimaze kurebwa uwasubije mbere niwe uba wahize abandi kandi agasubiza neza. Yende Amandine mukomeze kugira ibihe byiza.